ndagira ngo mbere yuko dutangira banza urebe mu kiganza cyawe umbwire inyuguti ubonamo cyangwa se ikimenyetso ubonamo. Buriya ngo mu biganza byacu tugiramo ibimenyetso bitandukanye, nanjye ntago nari mbizi. Ubushakashatsi bwakozwe na Palmetry cyangwa se bano bantu, hari abantu bakoze ubushakashatsi bugendanye n'ibimenyetso bigenda biri ku mubiri yacu, cyane cyane mu kiganza. Uyu munsi rero ndagira ngo nivugire ku bantu bafite inyuguti ya M, ma, mu kiganza cyabo. Mwigire hino. Buriya ngo umuntu ufite iki kimenyetso, iyi nyuguti ya ma cyangwa se M mu kiganza cye, ngo ni umuntu wakataraboneka, ni umuntu wagatangaza. Ubu bushakashatsi rero bwakozwe ndetse bugahuzwa n'icyo bise spiritual warning, cyangwa se kwa kundi aba hari imbaraga abantu tuba dufite zigiye zitandukanye ndetse n'impano zitandukanye. Byagaragaje ko aba bantu bafite inyuguti ya ma ari abantu barenze cyane. Aba bantu rero ngo bafite iyi nyuguti ya M ni abantu bagira ibyiyumviro bihambaye kandi bya nyabyo. By'ukuri ugasanga ni wa muntu ushobora guteganya ikintu cyangwa se akagira ibyiyumviro by'ikintu kandi kikaba. Akavuga ati nkurikije njyewe ndabona icyerekezo ndi bucemo kandi kikangeza ahantu ngiye ari iki ngiki, kandi ari ibintu yiyumviriye gusa, ari ibintu bimujemo kandi bikaba ibintu bya nyabyo akabigeraho. Agasanga inzira koko yari iya nyayo, cyangwa se akiyumvira akavuga ati njye nkurikije ndabona ejo ibintu bizaba bimeze gutya, mukore mutya, mugenze gutya, nkurikije ikirere uko kimeze ndabona ibintu bizagenda gutya. Akabibabwira gutyo kandi nta n'ibimenyetso wenda agendeyeho, ariko we muri we arimo abyiyumvamo. Aba bantu baba barenze cyane. Aba bantu no mu bintu by'imikino uba usanga ari abantu bagira ubuteganye buhambaye. Kwa kundi usanga mu kibuga umuntu ari umunyempano afite utuntu tw'udukoryo, ugasanga wenda niba ari nka basket, we icyerekezo atekereje kunaga baro ayishyira muri paniye, ugasanga koko niho hanyaho, bitamutwaye gutekereza, bitamutwaye imibare myinshi, we gusa ni ibintu biba bimurimo. Aba bantu ni babi cyane, aba bantu bararenze. Mbese muri we ibyiyumviro agize aba ari ibya nyabyo, ntago ajya yibeshya. Bano bantu ahantu barengeye, uyu muntu mushobora guhura akakwizera, akabona koko yuko uri umuntu ukwiye kwizerwa, nta kintu agendeyeho, we gusa ari ibyiyumviro agize, akavuga ati uyu muntu njyewe ndamwizeye, uyu muntu ni umuntu wo kwizerwa, kandi bikaba koko ari ibintu bya nyabyo. Aba bantu mujye mubitondera cyane. Aba bantu kandi ikintu cya kabiri, ngo ntago wababeshya, kirazira. Uyu muntu ngo aba ameze nk'ufite icyo bita lie detector, cyangwa se bya byuma bajya bashyira ku muntu kugira ngo bimugaragaze niba abeshya cyangwa se avugisha ukuri. Uyu muntu rero buriya nawe ufite iki kimenyetso cya M mu kiganza cye, ngo ameze nk'ukoranywe na lie detector cyangwa se n'iki cyuma, ngo buriya kumubeshya biragoye koko. Uyu muntu kandi ngo aba ameze nk'uwavukanye impano y'ubwenge ndetse no kuyobora, leadership. Ni wa muntu ugira amakenga akomeye, ufite ubwenge buhambaye, gushishoza guhambaye, aba ari umunyabwenge ndetse afite impano yo kuyobora, cyo bita leadership. Uyu muntu kandi nanone aba bantu bagira uburinzi utamenya iyo babukura, ndetse bikekwa ko ari abantu baba bararemanywe uburinzi, kuko ikibi cyose kiraza kikamusiga. Ugasanga ni wa muntu biba bigoye ko hari ikintu kibi gishobora kumubaho, ugasanga ni wa muntu ibibaye byose bibi arabirokoka, ugasanga ikibi cyose kimuca hirya, kimuca kure. Ariyo mpamvu ba bantu bemera icyo bita spiritual energy, cyangwa se bemera za mbaraga tuba tutabonesha amaso zindi ziba zituri iruhande, bavuga ko uyu muntu aba yararemanywe uburinzi buhambaye ndetse n'ubudahangarwa. Uyu muntu kandi agira icyo bita sharp judgment, cyangwa se kwa kundi uba wifitemo impano yo gutahura ibintu vuba vuba, ukamenya ngo ibi byagenze gutya, umwanzuro twafata n'uyu nguyu, kandi akabikora yihuse bitanamusaba gukora iyo bwabaga. Ikindi kintu ni icya gatandatu, ni abantu biyadabuta vuba vuba. Situation yose wamushyiramo, ahantu hose wamushyira, kondisiyo zose wamushyiramo, ni umuntu uhita ahindukana n'ibihe
ni umuntu mbese ahantu aho ariho hose yahaba, ibintu bidakunze gushoborwa n'abantu benshi. Ikindi kintu cya karindwi, ngo aba bantu bafite inyuguti ya M mu kiganza cyabo ni abantu baba bafite ubumenyi buhambaye ku byerekeranye na bizinesi, baba bazi gucuruza, baba bazi gukora bizinesi ku rwego ruhambaye, ndetse ikigeretseho hakabamo n'amahirwe, bakagira n'amahirwe y'akataraboneka atagirwa n'abandi bantu benshi. Wabyemera utabyemera, buriya hari abantu bizerera mu gukora cyane ariko hakiyongeramo n'amahirwe, cyane cyane nk'abantu mwagiye mureba hirya episodes zagiye zibanza, mwebwe murabisobanukiwe cyane ibigendanye n'imbaraga zitandukanye, inziza ndetse n'imbi zigenda zidukurikira nk'uko sosiyete nyinshi ku isi zigenda zibyemera. Ikindi kintu gikomeye, ngo aba bantu bagira icyo bita resilience, ni abantu bagira ukwihangana, bagira uguhozaho, mbese muri bo ikintu biyemeje gukora bagomba kugikora, bagomba kukigeraho uko byagenda kose, icyo byafata cyose. Hari abantu rero bagaragayeho iki kimenyetso cya M mu kiganza cyabo, kandi ni abantu barenze twafataho nk'urugero. Barack Obama muramuzi cyane, ni igihangange, yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yari umuhanga cyane mu bigendanye na politike, mu bigendanye na leadership. Rihanna muramuzi cyane, ni icyamamare mu njyana ya pop, ndetse no kubera uburanga afite ngira ngo ni icyamamare isi yose iramuzi, ni umubiliyoneri w'umuhanga cyane. Mukesh Ambani ni umunyamiliyari, ni umuhinde muramuzi cyane, ni icyamamare, ni umuherwe cyane, nawe afite iki kimenyetso cya M mu kiganza cye. Bill Gates muramuzi cyane, ubwo iyo bavuze Bill Gates muhita mwumva Microsoft n'izindi kampani nini cyane zikomeye, ni umuherwe isi yose iramuzi. Jackie Chan, umwagiteri uturuka mu gihugu cy'Ubushinwa, ni umwagiteri w'amafilime uhambaye cyane ndetse w'ibihe byose. Vladimir Putin, uyu ni perezida w'Uburusiya. Jack Ma, ni benshi cyane. Justin Bieber, umunyamuziki uhambaye cyane, umunyakanada, ni umunyakanada niba nibuka neza, ariko yagiye akorera imiziki ye cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyamamare Amitabh Bachchan, ubundi uyu niwe musitari wanjye w'ibihe byose mu bigendanye na sinema. Uyu musaza Monsheri ararenze, byo byonyine no kugira ngo ijwi rye ryumvikane muri filime yawe, ijwi ryonyine niyo atakwirwa agaragara, ni ifungo rifatika, mugomba kumwishyura ku rwego ruhambaye. Amitabh Bachchan ni umusaza rwose umusirimu cyane. Muammar Gaddafi muramuzi cyane, yari perezida wa Libya. Ni benshi cyane b'abastari b'ibyamamare bagiye bagaragara bafite ikimenyetso cya M mu kiganza cyabo. Niba udafite M mu kiganza cyawe ukaba ufitemo nk'ikindi kimenyetso, kuko ni ibimenyetso byinshi, wanyandikira muri comment nkazakora ikiganiro nawe kikwerekeyeho. Niba utarakora subscribe yikore, tujye dukomeza tubane buri munsi mu biganiro byacu kuri channel Ibanga Entertainment. Ciao, bye bye.